ndashaka kubasubizamo intege mwebwe abambona cyangwa n'abanyumva, mbabwire yuko dufite imbaraga twahawe zivuye ku Mana ziduha icyizere kidashobora kunyeganyezwa, niho cyo bita ibyiringiro. Ibyiringiro ni imbaraga zihumura amaso n'ubwenge bw'umuntu, bukamwereka ishusho ye ifite ubwiza buhebuje mu gihe kizaza. Abantu hari ubwo tubona ko iyo tuvuga ibyiringiro bizima n'iby'isi byose, ibyiringiro bizima tuvuga ni ibitwambutsa hakurya y'ubuzima bikatujyana no mu buzima buzaza. Yes, ubuzima buzaza. Ibintu byose umuntu adashobora gusubiza akwiye kuzamura amaso ku Uwiteka akamufasha. Ndagusaba ngo uhange amaso Uwiteka, ureke kwirebamo ko nta mbaraga zikurimo, hanyuma mu kumwizera no kumwambaza azaguha ibyiringiro bikomeye. Mwami Yesu, turagushimye kubera kuri Imana yo kwizerwa, uri umwungeri w'ukuri. Mu bihe bigoye n'ibitagoye uri Imana. Uri Imana iri hejuru y'imbaraga zose, ubwami bwose n'ubwenge bwose, uri Imana y'agakiza. Ni wowe soko y'ibyiringiro, ni wowe mbaraga zacu, ni wowe Nyagasani duhanze amaso. Ndagusabye kugira ngo uyu mwanya tugiye gusangira ijambo ryawe, ijambo ry'ubugingo, ijambo waremesheje ibiremwa byose biriho. Ndagusanga uduha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, twumve icyo uvugana natwe mu ijambo ryawe, kandi udufashe gushyira mu bikorwa icyo ijambo ryawe ridutegeka. Izina ryawe rishimwe, dusabye mu izina ry'umwami wacu Yesu, amen. Amen. Haleluya. Umwami Yesu ashimwe bene data. Ndashaka gutangira nshimira Imana iduhaye aka kanya kugira ngo dusangire ijambo ry'ubugingo. Mushobora kuba mubizi cyangwa mutabizi, ariko ijambo ry'Imana nirwo rufatiro rw'ibintu byose. In fact, nirwo rufatiro rutanyeganyezwa. Ibintu byose byanze, subira ku ijambo ry'Imana uraza kubona inzira. Uyu munsi ndashaka gusangira namwe ubutumwa nise imbaraga z'ibyiringiro bizima. Imbaraga z'ibyiringiro bizima. Igituma mvuga imbaraga z'ibyiringiro bizima nuko hari n'ibyiringiro bitari bizima. Ibyiringiro bizima mu bugingo bw'umuntu, ibyiringiro ni intungabugingo, nicyo kurya cyujuje intungabuzima zitunga umuntu w'umwuka cyangwa se n'uw'umubiri impande zose, akabaho yuzuye ashyitse. Ubuzima bubuze ibyiringiro bushiramo imbaraga, ubuzima bubuze ibyiringiro bubona nabi, umuntu ubuze ibyiringiro atekereza nabi, umuntu ubuze ibyiringiro aba ababaye. In fact, ububasha bwe bwo kubona burangirika, kubona neza ntabakibona neza, kumva ntabacyumva neza, ejo he haba hatagihari. No kuvuga ngo n'uyu munsi nta cyubu kimumariye kuko yabuze ikintu bita ibyiringiro. Kutabyira ibyiringiro binyunyuza mu buzima bw'umuntu ubushobozi bwe bwo gutekereza by'umwimerere. Kutagira ibyiringiro bimaramwo imbaraga z'umuntu mu gufata ibyemezo. In fact, bisiga umuntu ameze nk'umurwayi, byangiza intekerezo, bishobora gutuma umuntu akora ibyo adakwiye gukora. In fact, ntujya ubona abantu biyahura, ajya kubona akabona ejo hadahari, akabona iherezo rye rigiye kuba ribi, agashaka kuritanguranwa, hanyuma yakiyambura ubuzima neza. Mbese ikimwambura ubuzima kitaraza. Ibyiringiro nizo mbaraga z'ubuzima. Uzabura ibindi, ntuzabura ibyiringiro. Umwami Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi rero ndashaka gusangira namwe ijambo ry'Imana kucyo nise ibyiringiro bizima. Dufatanye gusoma ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cya mbere, umurongo wa 3. Aravuga ngo, Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ishimwe, kuko yatubyaye bwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima, tubiheshejwe no kuzuka kwa Kristo Yesu, tuzabone umurage utabasha kubora cyangwa kwandura cyangwa kugajuka, ari wo namwe mwabikiwe mu ijuru. Umwami Yesu ashimwe bene data. Petero umugaragu w'Imana ahumekeweho n'umwuka w'Imana aratubwira twebwe abizera ubutunzi twahawe
binyuze mu kuvuka ubwa kabiri. Mu kubyarwa ubwa kabiri cyangwa mu kwizera Yesu tugakizwa, twahawe ibyiringiro bizima. Muri ibyo byiringiro bizima harimo icyitwa umurage uhoraho twaheshejwe, twahawe ikimenyetso, tugahabwa garanti no kubwo gupfa no kuzuka k'umwana w'Imana Yesu Kristo. Amaze kuzuka aduha ububasha natwe bwo kuvuka ubwa kabiri, dutsinze kamere itsindwa ya kera, twambaye kamere inshya itagishobora kunyeganyezwa cyangwa ngo itsindwe, kuko ifite urufatiro mu mwana w'Imana watsinze isi, agatsinda icyaha, agatsinda urupfu, akazuka, akazamuka, akicara iburyo bwa Data, akaba afite imbaraga hejuru y'urupfu n'ibindi bintu byose bishobora kudutera ubwoba. Arangije aratubwira ngo icyo yaduhaye cyitwa ibyiringiro bizima. Yes, ni ibyiringiro bizima. Gucungurwa kwacu ni ikimenyetso cy'ibyiringiro bizima, ni cyashyizwe mu ntoki zacu. Imbaraga z'umwuka wera twahawe ni ikimenyetso cy'ibyiringiro bizima byashyizwe mu ntoki zacu. Gupfa no kuzuka kwe ni ikimenyetso cy'ibyiringiro bizima, kuko nta mbaraga ziriho zishobora gusumba ubwo bubasha bwe bwashoboye gutsinda icyaha, bugatsinda urupfu, akatuzukira, akicara iburyo bwa Data, akaba ari mu ijuru ahera. Yes, icyo rero nicyo atubwira, akatubwira ngo ako gakiza twahawe gashimangiye ku buryo kadashobora kugajuka, kunyeganyega, gusenyuka. In fact, icyo bivuga ni ubuvuke twahawe. Kuvuka ubwa kabiri rero, icyo ashatse kuvuga, twebwe abavutse ubwa kabiri, biravuga ngo abamwizeye bose yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana, abizeye izina rye. Twebwe abizeye izina rye yaduhaye ubwo bubasha bwo kuba abana b'Imana. Atwimura mu by'agateganyo, atwimura mu bipfa, atwimura mu binyantege nke, atwimura mu bidashoboye, atwinjiza mu bwami butanyeganyega, budatsindwa. Nk'uko bigaragara mu gitambo cye yadutambiye ku musaraba. Ubwo bagira ngo ibyo birarangiye, ubwo yapfaga bakamushyira mu mva, yarangiza akayisohokamo nta bufasha bwabo akeneye, akayisohokamo ku mugaragaro, bigahamwa n'intumwa. Amaze gutsinda urupfu, amaze gutsinda icyaha, atsinda ubwenge bw'abantu, atsinda n'ubushobozi bwabo, atsinda n'ibyo bari biringiye, arazuka ku mugaragaro. Aravuga ati uko mubonye nzamuka ngenda, niko muzambona ngaruka, kugira ngo mbajyane aho ndi, namwe tuzabana iteka ryose. Umwami Yesu ashimwe cyane. Itandukaniro ry'abavutse ubwa kabiri n'abataravutse ubwa kabiri ni ibyo byiringiro bitanyeganyega. Ni iki kindi ufite cyasumba ibyo byiringiro dufite muri Kristo Yesu? Ni ryangombe mbese wapfuye ntazuke yajize inyamaswa? Ninde ufite icyo gisubizo? N'abandi bose ntawe uhari uretse Kristo Yesu gusa. Uwo rero muri we harimo ibyiringiro bidashobora kunyeganyega. In fact, aravuga ngo abamwizeye bose bakamwambaza, bakamuhamagara, bakambaza izina rye, ntabwo rwose bazakorwa n'isoni na rimwe, kuko bizeye izina ry'uwatsinze urupfu n'isi n'ubwenge bw'abantu. Imana yacu ishimwe cyane. Ndashaka kubasubizamo intege mwebwe abambona cyangwa n'abanyumva, mbabwire yuko dufite imbaraga twahawe zivuye ku Mana, ziduha icyizere kidashobora kunyeganyezwa, niho cyo bita ibyiringiro. Umwami Yesu ashimwe cyane. Buri muntu wese uri ku isi akeneye ibyiringiro. Oya, ukeneye ibyiringiro. Siyo tuvuga ibyiringiro tuba tuvuga iki? Ibyiringiro ni iki? Ibyiringiro ni imbaraga Imana iha umuntu, cyangwa ni imbaraga ziza muntu. In fact, ibyiringiro biraremwa. Ibyiringiro biza mu muntu ku munsi atangire kubona isezerano ry'ubwiza mu gihe kizaza. Ndashaka kubasobanurira icyo ibyiringiro bivuga. Ibyiringiro mvuga ubundi ni iki? Ibyiringiro ni imbaraga zihumura amaso n'ubwenge bw'umuntu, bukamwereka ishusho ye ifite ubwiza buhebuje mu gihe kizaza. Ndashaka kubwira ko ibyiringiro bidakora gusa uyu munsi. Ibyiringiro biza iyo ushobora kureba ejo hazaza, ukabona uriyo, kandi ukabona ufite ubwiza n'imbaraga zisumba ibyo ufite uyu munsi ahangaha. Ndeka nze mbabwire, niba hari ikintu kiraje ishinga abantu, kibateye ubwoba, kibahagarika umutima, kituma abantu bataryama ngo basinzire, ni ikintu bita ejo hazaza.
nta muntu urigeragera ejo hazaza, nta muntu ushobora kuba ejo hazaza ngo yongere abe muri uyu munsi at the same time. In fact, nta muntu ugera ejo hazaza, buri munsi iyo bukeye aba ari uyu munsi. Ejo hazaza rero hateye abantu ubwoba, buri muntu wese aba yifuza uko azamera. Ninde muntu muri mwebwe ugitekereza ngo ariko ejo nzamera? Oya, sinkibajije neza, kankibaze neza. Ahubwo ninde muntu muri twe utajya utekereza ngo ejo nzamerane? Yaba hari, wamukura he? Ejo nzamera nte ni ikibazo gikomeye. In fact, gikomereye abantu bose. Iki kibazo kiri ku mukire, ikibazo kiri ku mukene, kiri ku ukomeye, kiri ku woroheje. Uko nzaba meze ejo. Buri gihe ejo hatera ubwoba abantu, sinzi impamvu abatera ubwoba hababwira ko bazaba batameze na neza. In fact, majority y'abantu, abantu benshi buri gihe babona ejo habo hameze nabi. Kubera iki abantu babona ejo hameze nabi buri gihe? Kuki habatera ubwoba? In fact, abantu bakora ibikorwa udashobora no gutekereza bashaka kwiha umutekano w'ejo hazaza. Bakora cyane ngo ejo azaba ameze neza, kora cyane ngo ejo azabe yarakize. In fact, abantu barengera ejo bakavaho bakibagirwa uyu munsi. Hari n'abantu bica abandi kubera ejo hazaza. Hari abantu biba kubera kurengera ejo hazaza. Hari abantu bahemuka kubera ejo hazaza. Ejo hazaza harakoresha abantu, hakabakoresha ibikwiriye n'ibidakwiriye. Ejo hazaza nta hantu hateye ubwoba. Umuntu umeze neza uyu munsi agira imitekerereze imubwira ko ejo hazaza ubutunzi buzaba bwamucitse. Byari byakubaho, ntabwo nzi ko nzaba nkiriho. Ejo bisi nzaba mbifite, ejo nzaba ntagihari, ejo bundi nzaba ntagize, reka ndundi ibintu byanjye. Reka nkubwire, nta kintu kihari gishobora gutuma ejo hazaza ubona security y'ejo hazaza uyu munsi. It is impossible mu buryo bw'abantu busanzwe. Bishoboka gusa iyo ufite ibyiringiro muri uwo ufite mu biganza bye ejo hazaza, uwo bita Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo. Muri we nimwo haba gutangira, iburyo bw'iyo hari gutangira, ibumoso bwe niho hari kurangirira. Byose biba muri we. Uwo niwe wita Kristo Yesu. Wa wundi twizeye kandi tumufitemo ibyiringiro bikomeye cyane. Uwo ni ufite Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo, riba muri we. Wowe wenyine ni ufite ubushobozi bwo kuguha garanti yuko ejo hazaza hawe hazaba hameze neza, kuko atura muri ejo. Twe ntitubayo, aturayo, abayo, akontorora ejo. So abantu rero usanga bashaka kontrolinga ejo hazaza, kandi nibyo koko. Iyo bigeje amasaha nk'aya ngaya cyangwa n'ayahuri, umunsi wawe urangije. Yewe niyo waba udafite icyo urya uyu munsi, mu gitondo bugacya ushobora kunywa amazi bukira. Ariko hari igikoko ejo hazaza. Nzamera nte ejo hazaza? Nzamera nte nicyo urabona habyutsa abantu babyuka kare butaracya bakaryama hatinza ejo hazaza. Nzamera nte ejo hazaza? Ntabwo gutekereza ejo hazaza biri nomo, it's nomo. Ariko hari ikibazo iyo tuhareba n'ubwoba, noneho bigatuma hadukoresha kutagira ibyiringiro. Umwami Yesu ashimwe cyane. Ariko dufite uwuzi ejo hazaza. Petero aratubwiye ngo muri uwo nguwo wabahaye imbuto itabora, akabaha kuvuka ubwa kabiri. Mubyawe n'imbuto itabora, idashobora kunyeganyega, idashobora gutsindwa, itagajuka. Ngo si ibyo gusa yabakoreye, ahubwo yababikiye n'umurage uhoraho mu ijuru. Yababikiye umurage uhoraho mu ijuru. Ejo hazaza hari secure. Now, ibyiringiro bikora kuri ejo hazaza. Ntushobora kwiringira ibyo wamaze gushyikira, ahubwo wiringira ejo hazaza. Ngiye kubwira ikintu gikomeye, tega amatwi iki kintu. Ibyiringiro byubakiye ku kintu cyitwa isezerano. Iyo udafite isezerano ry'ejo hazaza, ntabwo ushobora kugira foundation y'ibyiringiro. Ibyiringiro biza mu mutima iyo umaze gusuzuma isezerano ry'ufite ry'ejo hazaza, ukabona uko uzaba umeze. Tekereza nk'uyu munsi ndamutse ejo nkagusezeranya indege. Nzaguha indege sha ejo hazaza. Ejo bundi ahangaha minsi iri imbere, mu kwezi gutaha, mu mwaka utaha nzahugurira indege. Urumva, nzakugenera $1,000,000 y'amadolari gutunga buri kwezi. Nzaguha n'inzu nziza ahantu, maze nawe umere neza, bya bindi byose abantu bifuza byo kuri isi. Uzi ukuntu umuntu amera muri ako kanya, uhita wumva ususurutse utaramenya niba nabifite. Urasusuruka uti ye jewe indege, ubwo se kubeshya cyangwa se birashoboka, cyangwa urabeshya cyangwa birashoboka. Ubwo ndagusezeranije rega, cyaba ari ikinyoma nkukubise ariko ndakiguhaye.
nawe igikurikiyeho ni ukwibaza ngo ariko ibi bintu reka kubisuzugura, reka mbisuzume, byaba ari byo koko bizambaho? Okay, none ikibazo kiba gisigaye, ubwo isezerano ndariguhaye, ugiye gusuzuma uguhaye isezerano uwo ari we. Nguko uko development y'imbaraga z'ibyiringiriza mu muntu. Ninde uguhaye isezerano? Uyu muntu usezeranye indege agira n'inzara zishima? Uyu muntu usezeranye indege agira amateka yo kuba umwizerwa? Ese bwo yaba ayifite azayima? Iyo umaze kubona ko mfite ubushobozi buguha icyo ufite, ibyiringiro bitangira kuzamuka mu mutima wawe. Yes, kuko ubonye ko mbishoboye. Icyakabiri ukwiye kureba, ureba ko ndi umwizerwa, icyo gihe nzaba ntahindutse. Iyo usanzwe mfite credibility mu byo nkora buri gihe cyose, icyo gihe ibyiringiro byawe birakomera. Uko niko bimeze ku Mana twizera. Uko niko bimeze ku Mana twizera. Nta kintu na kimwe idusezeranya itazasohoza, kuko mu bihe byashize ibyo yasezeranije byose yarabishohoje. N'ubu rero ibyo idusezeranya mu ijambo ryayo izabisohoza. Umwami Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo rero ugire ibyiringiro bihoraho bifite foundation, nuko ugomba kuba ushobora kwizera isezerano Imana iha ubuzima bwawe uyu munsi. Niko avuga, uzasome Yeremiya 29:11, arakubwira ngo erega nzi ibyo nibwira nzakugirira, ni byiza ntabwo ari bibi. Akavuga ngo kandi igituma nkubwiye ibyo nzakugirira, ndashaka ngo nkureme mu mutima w'ibyo uzabona nyuma y'ubu. Kukurema mu mutima. Imana ishimwe cyane. Iyo Imana ijya gukora ibintu, itangira ikuramo ibyiringiro, itangira kukubwira ikizagukorera, ikakubwira ntakubwira uko izagikora, ikizagukorera, ikakwereka no ufite ubushobozi bugisohoza bukigeraho. Ndashaka kubwira ko umuntu wese unteze amatwi cyangwa umbona, ukeneye ikintu bita ibyiringiro bizima. Ibyiringiro bizima. You need to establish the living hope, the power of the living hope. Hari imbaraga mu byiringiro bifite ubuzima. Harimo imbaraga mu byiringiro bifite ubuzima. Ndashaka ko wiga ikintu bita imbaraga z'ibyiringiro. Imana ishimwe cyane. Na igituma mvuga ibyiringiro bifite ubuzima, hari n'ibyiringiro bidafite ubuzima. Abantu bananiwe kwiringira ngo ibyiringiro babishyire mu Mana, bagende bikorera ibindi bigirwamana bashyiramo ibyiringiro, nk'ubutunzi, imbaraga, ibintu nk'ibyo byose bariteranyiriza, biyubakira utuzitiro, bikorera izina rikomeye, baramamara, bashaka security ahandi hantu. Ariko ndagira nkubwire, nta fabrication y'umuntu ishobora kumuha garanti y'umutekano we ejo hazaza. In fact, icyo nshaka kuvuga ngaha, ntabwo umuntu ashobora kwiremera ikintu gishobora kumuha security y'ejo hazaza kandi cyavuye muri we. Ikintu cyose umuntu arema kiba gifite instability, cyangwa se kiba kiri undependable, cyangwa se ikintu cyose umuntu arema kiri as dependable as he can be dependable. In other words, mu yandi magambo icyo mvuga, ubutunzi twiremera ntabwo bushobora kuduha security kuko nitwe tuba twaburemye. In fact, buba bukomeye cyangwa se bushobora kwizerwa kugera ku kigero cy'uwaburemye ashobora kwizerwaho. Niba ushobora guhinduka, n'ibyo waremye byubakiye kuri we byahinduka. Ariko twebwe abizera Umwami Yesu afite very good track record yo kuba umwizerwa, nta kintu kimunanira. Ndashaka gusubizamo ibyiringiro. Sinzi ikintu waba ushobora kurwana nacyo, ariko Umwami Yesu, Imana twizera, yaduhaye ibyiringiro bizima bidashobora kunyeganyezwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ushobora kuba uri muri crisis, ukaba uri mu gihe kikugoye, ukaba uri mu gihe kikuruhije, ariko ndashaka kukubwira ko hari ibyiringiro bizima. Ibyo byiringiro bizima nta handi bishobora kuva uretse Kristo muri wowe, byiringiro by'ubwiza. Niko avuga, aravuga mu Bakolosayi 1:27 ngo Kristo muri wowe niwe byiringiro by'ubwiza. Iyo ufite Kristo muri wowe, uba ufite ibyiringiro by'ubwiza. Nta kintu gihari ushobora kwiringira. Ntago amafaranga yawe yaguha security y'ejo, kuko ahora akubwira ko ejo azaba adahari. That's very true. In fact, n'ibintu byose n'abantu bashingiraho, reka tuvuge yenda nko muri iki gihe isi yose iri shaken. Isi yose iranyeganyega da. Isi yose iranyeganyega. Ko yashyize abantu mu gatebo kamwe, yabanyeganyije. Ndakubwiza ukuri, coronavirus yabikoze pe. Yabikoze undebere. Abantu bose, wawundi wari ukomeye yabuze uko agira, woroheje nawe ari aho ngaho aravuga ati ubwo byakoze kuri Mahembe nkungwa ramerate, ibintu mbese nuko bimeze. Ariko ndashaka kubwira icyari, iyi coronavirus muyihorere y'uruhande rumwe, kuko ntabwo yigeze izi Imana itabizi. Don't be confused.
ntabwo iki cyorezo cyaza ku isi Imana itabizi. Dukwiye gukora ibyo dukwiye gukora, ibyo tudashoboye tukiringira Imana, tukegamira Uwiteka ko niwe ushoboye. Naho icyo nshaka kugira ngo mbabwire, murebe system twegamiraga, ubukungu bwanyeganyeze. Isi yose iravuga ngo recession tugiye kujyamo iri unmanageable, tuvuye mu yindi tugiye mu yindi. Ndashaka kubabwira ko ubukungu butazaduha security. Imitekerereze na infrastructure z'umuntu ni nziza cyane, ntabwo wabura gupanga, ntabwo wabura guteganya, ariko ndagira ngo mbwire imipango yawe ipanguruka igihe cyose, iyo ikubiswe n'umuyaga uwo ari wo wose, kuko ntabwo umuntu ashobora guha garanti ubuzima bwe n'ejo hazaza, keretse iyo gusa ushoboye gufata Umwami Yesu ukamwiriza mu buzima bwawe, ukamwizera, ukamwubakiraho, akaba imbaraga zawe, akaba urutare rwawe, akaba ibyiringiro byawe, ukabikomera. Naho ndagira ngo mbwire ko nta bundi buryo bushoboka, nta bundi buryo bushoboka keretse ufata ibyiringiro byawe ubishyize mu Mana. Bibiliya iravuga ngo hahirwa abamwiringira bakamushikamizaho umutima wabo, kuko bazaba amahoro masa. Ndashaka kubwira abavandimwe banteze amatwi, yaba Abanyarwanda n'abandi bari hirya no hino, ndashaka kubabwira ngo turi mu gihe cyo kuzamura urwego rw'ibyiringiro byacu mu Mana, kuko ahandi hose haranyeganyega. Hari igihe amafaranga adashobora gukora. Iyo amafaranga yakoraga, tuba twamaze kubona umuti kare wa coronavirus, tuba twabonye urukingo kare, mbese tuba twabirangije, ariko byanze. Igituma byanze ni iki? Ni uko umuntu agira ahagarukira. Ubu turasaba Imana, dufite ibyiringiro nanone mu Mana, iraza gushyiraho inzira, kandi turasenga, iraza gushyiraho inzira, urukingo ruzaboneka n'umuti uzaboneka. I believe God for that, because he loves it. Ariko icyo nshaka kugira ngo nkubwire, ndashaka kubwira ngo imbaraga z'umuntu n'ibyiringiro bye byanyeganyeze, urufatiro rw'abantu rwanyeganyeze. Turahungira hehe? Turahungira kuri Kristo Yesu. Uwo niwe byiringiro bizima. Ntabwo agutererana mu gihe cy'amakuba, ntabwo agusiga mu gihe kimeze nabi, ahubwo ahora afite ijambo rigukomeza. Ushobora kutamwumva n'imirindi, ushobora kutamubona akandagira, ariko arahari hafi yawe aho ngaho. Numuhindukirira ukamwambaza, biravuga ngo abambaza izina rye bose ntabwo bazakorwa n'isoni. Nimbaza izina rye, wambaza izina rye, umuhamagare, umwizere, ntuko ku mutima, ntugire ubwoba. Ibyiringiro bizima byirukana ubwoba. Hari ikindi karagita y'ibyiringiro bizima nshaka kubabwira. Abantu hari ubwo tubona ko iyo tuvuga ibyiringiro bizima n'iby'isi byose, ibyiringiro bizima tuvuga ni ibitwambutsa hakurya y'ubuzima bikatujyana no mu buzima buzaza. Yes, ubuzima buzaza. Ibyiringiro bizima biduha garanti ko usibye na coronavirus, ubuzima bwacu bwubatse ku buryo bushobora no guca mu rupfu ukambuka. Mbabwire yuko muri bariya bapfa mu Butaliyani hadashobora kuba harimo Abakristo. Mbabwire yuko bapfa muri Amerika hadashobora kuba harimo Abakristo. No, I don't mean that. Ariko ibyiringiro mvuga ni uko ibyiringiro dufite muri Kristo byambuka no mu rupfu, tukarwambuka namwe ibyiringiro, kuko tuzabaho no hanyuma yarwo. Ibyo ni ibyiringiro bizima bitagarukira kuri kamere muntu n'ibiryo n'ubutunzi bw'abantu, ahubwo turambuka tukabaho no hirya y'urupfu, turambuka tukabaho no mu rupfu. Dufite ibyiringiro bidashobora kunyeganyezwa, byatsinze urupfu, bitsinda kamere muntu, bitsinda imbaraga z'icyaha, bitsinda ibyo byose. Ibyo byorezo byose biri under control y'ubwami bw'Umwami Yesu. Dufite ibyiringiro bizima rero bizaturindira hano ku isi, bikanaturinda twambutse hakurya. Ntabwo nshaka ko tujya tuba so shallow minded cyangwa se short sighted. Turebe ku buryo bugufiya cyane, ureba ngo ibyiringiro bizima bizandinda hano, aho ngaho Kimironko aho utuye cyangwa n'ahandi. Ibyiringiro bizima ni biguha garanti yo kubaho mu gihe cyose Imana igutije ubuzima kubaho hano, bikanaguha garanti yo kwambuka mu rupfu ugakomeza kubaho mu buziraherezo. Ibyo nibyo byiringiro bizima mbwiriza buri munsi. Ntabwo ushaka kubabwira ubutumwa bugufiya cyane bureba gutsinda coronavirus. Iracaho rwose umuntu nturi bupfe, ariko ushobora kuticwa na coronavirus, ukicwa n'ibicurane bindi cyangwa na malaria, kuko umunsi iyo wageze ntawuvura. Abantu n'ubu barimo baragenda batajyanywe na coronavirus, kandi harimo Abakristo n'abatari Abakristo. Igitandukaniro naho tujya, ni ibyiringiro twambukana, ni ibyiringiro tujyana. Nsoze nshaka gukomeza mwene data, intambara urimo gucamo yaravuze ngo nuca no mu mazi ntazagutembana,
kuko nzaba ndi kumwe nawe. Yavuze ngo nuca mu muriro ntuzagutwika kuko nzaba ndi kumwe nawe. Ndi Imana yawe, nzakuramira impande zose. Ndashaka kubwira ko utari wenyine. Zamura ibyiringiro byawe muri Kristo Yesu watsinze isi n'icyaha, agatsinda urupfu, akazuka, akababaho iteka ryose. Abafite imbuto ye itabora tuzabaho iteka ryose. No mu ndwara tuzicamo, no mu bibazo tubicamo, no mu rupfu turucamo. Ntugire ikibazo, tera ikirenge gusa kubwo kwizera, ahasigaye urambuka ibyo ucamo. Tuve no kuri icyo cyorezo. Ushobora kuba uca muri crisis ijyanye n'ubutunzi, ijyanye n'uburwayi, ijyanye n'ibibazo udashobora gusubiza. Ibintu byose umuntu adashobora gusubiza akwiye kuzamura amaso ku Uwiteka akamufasha. Ndagusaba ngo uhange amaso Uwiteka, ureke kwirebamo ko nta mbaraga zikurimo, hanyuma mu kumwizera no kumwambaza azaguha ibyiringiro bikomeye. Haratubwira mu ijambo ry'Imana mu Bafilipi ngo ibyo mwifuza byose mubisabiye, mubyingingiye, mubishimire, ahubwo hanyuma ya byose mureke amahoro asumba ay'abantu bibwira aganze mu mitima yanyu. Ndabasengera amahoro n'umugisha, ndabasengera ibyiringiro no gukomera mu Mana. Mwami Yesu, turagushimiye kuko tugufiteho urufatiro rutanyeganyega. Ibyiringiro byacu biri muri wowe bifite security na garanti y'ubuziraherezo. Ndasabira buri muntu wese wumvise aya magambo anyura mu bihe bimugoye, amaso yazamure kuri wowe, imbaraga z'ibyiringiro bimuhe gutsinda umubabaro w'uyu munsi kubw'ubwiza bushyizwe imbere ahazaza. Turagushimiye, dusabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu, amen, amen.